aramutse akubwiye ngo yego imvura igwa nisubira, icyo kinyarwanda bakubwiye gishatse kuvuga iki? Meditation. umva mwana wanje Uwiteka Imana yawe nagambiriye kuza uri nkagukuramo uwo mwambaro w'ibizinga wabitswe n'ibihe maze ukirabura ukampera nk'udafite inkingi imurengera. Yeah, I don't wanna lose you, toka shitani. Yeah, kumva kumwe bisa nabi. Yeah, baby oh sampe de moi, danser, danser do baby, danser, danser de danser de mari. Ego nanone ndi kumwe n'ibibondo byanyu, ngewe nitwa MC Misango, abana bato beza cyane cyane kabisa, mumaze gukunda, bakora ibyiza byinshi kandi mwishimira. Turi kumwe n'uwitwa Fiona. Hi guys. Wow. Turi kumwe n'uwitwa Caroline. Muraho. Turi kumwe n'uwitwa Shema ry'abasore. Nako ngo ry'ababyeyi. Turi kumwe na Michelle. Kabisa. Turi kumwe na Josiane. What's up? Turongeye turasubiriye. Yego. Sibyo? Cyane. Amashyi. Wow. Ariko iyo ugize gutyo mikoro hari gita yafata. Nasubire mu uyabatege. Okay. Oya, yihagarike. Kanyifate gutya nyihagarike. Aha, twagiye amashi. Okay. Umuntu aramutse akubwiye ngo yego imvura igwa nisubira, icyo kinyarwanda bakubwiye gishatse kuvuga iki? imvura igwa nisubira. Nisubira gute? Imvura igwa nisubira. Umuntu arakubwiye ati imvura igwa nisubira. imvura bayita amahindu. Umuntu akubwiye ngo ni nko kwa kundi nyine. Reka dufate urugero. Imvura niyongera kugwa. Reka dufate urugero. Nk'ubuje nko mu rugo nk'iwacu cyangwa iwabo wa Fiona cyangwa iwabo wa Michelle, bakakubwira nyine ukabasezeraho ukagira gute? Ukabasezera. Uraje uravuga uti mwiriwe, noneho uranavuze uti muramuke cyangwa mwigire gute mwirirwe, bakakubwira ngo imvura igwa nigira gute? Nisubira. Baba bashatse kukubwira ngo iki? Cyangwa bishatse kuvuga iki? Bishatse ku kintu nisubire. Useke. Yes. Uri kuzirasa cyane. Ngo iki? Uri kuzirasa. Bari kuvuga ngo nuvuga ikintu ni wisubire. Hanyuma se ijambo rigahurira he n'imvura? Ni imvura nyine idasubira. Imvura itisubira nyine igwa nisubira. Njye ndiko mbashatse kuvuga ko imvura igwa ari imvura yongeye ikagwa ubutaha, ko imvura iguye nk'isegonda cyasagaye gato ntabwo bavuze ko twinjiye mu gihe cy'imvura, ariko imvura iguye uyu munsi ejo ikagwa n'ejo undi ikagwa, byakunda nyine umunyakari ariyo mvura ya nyayo. Kuvuga uko nabyumvise. Yambwiye ati umuntu yaje kugusura, ugiye gusezera imvura igwa nisubira, ubwo nyine ugende ariko uzagaruke.
genda ariko uzagaruke. Ubwo niba ugiye uzagaruke uzasubire uze kudusura. Nuko ndi kucyumva. Nyamara Josiane nibyo avuze nukore. Ubu ugiye gusura umuntu wataha nk'umuntu nyine aje kugusura akakubwira ngo muramuke ukamubwira imvura nisubira. Bivuze ngo bamubwiye ngo uzagaruke. Bivuze ngo imvura nisubira nyine imvura nizongera kugwa. nko kugenda ukamubwira ariko uzagaruke ntuzatinde ugende ariko uzagaruke nisubira ubwo nyine n'imvura nizongera kugwa ntuzongere kumva urumva ko umuntu nyine aba amusezeye akabona ngo imvura nisubira ntuzongere nawe ni uburyo aba amusezeye ariko nyine bw'icyubahiro ubundi amubwira ati murakoze kudusura cyangwa murakoze nyine amusezeyeho murabeho aba amubwiye ati wenda nawe urabeho wenda nyine n'ubutaha uzagaruke kandi ugendane n'Imana nyine ugire amahoro mu rugendo rwawe urugendo ruhire ndiko baribyo Njye simba ku byanje ariko ugenda ariko uzagaruke nicyo gisubizo ndi kumva wapi niba atari ikibwene ni 0 ndayirya ugende ariko uzagaruke imvura nisubira imvura yaguye ikongera ikagwa ubwo iyo mvura yaraguye izongera igwa ubwo nawe waje uzongera ugaruke iyo mvura niba iguye vuba izongera kugwa vuba ngana imvura iri kugereranwa n'uwo muntu waje gusura umuntu wikora ku munwa gutya uri uzi imvura iri kugereranwa n'umuntu ubwo umuntu genda ariko uzagaruke cyangwa oya imvura iri kugereranwa no kugenda ariko ukazagaruka imvura nisubira genda uzasubire nisubira imvura igwa nisubira gusubira ni ikintu cyongera nukongera bundi imvura igwa nisubira uzongera ugaruke tubonane cyangwa uzongera ugaruke nicyo pe nicyo uhanuriwe nande nicyo gute wowe n'Imana muravugana ujuvugana n'Imana muravugana ariko kubaza turavugana muvuganiye ko twebwe se tutari tuvugana waturangiye nk'ubigo wowe yivugisha kubera kudasenga cyane urasenze nonaha arasenze Imana iramwereka ngatubwira ukuntu usenze ndavuze ngo ubwo Imana we icyavuze si Imana itimubwira icyo ari cyo nase ko ari ugutegeka Imana ubwo yabikozera oya wa Mana we wa Mana we icyavuze si cyo icyavuze nicyo maze Imana ikubwira ngo iki nicyo urayibajije cyangwa ndayibajije ngo wa Mana we icyavuze nicyo ngo wari umeze gute ujye kwibaza nenda guhera umwuka pe tugombe dusenge ndavuze ngo mbese uyibajije ko wari uri kumwe n'aba ngaba wayibajije gute ko nabyo twumvisha nsengeye mu mutima njyewe cyamaye nka data usenga ute arerekwa ndavuga ngo wa Mana we iki gisubizo nicyo nicyo ikubwira ngo nicyo tugomba tujye gusenga ahubwo batubwiye niba ari cyo Josiane icyo asengeye nicyo Josiane cyane icyavuze nicyo yasengeye nicyo pe nawe ufite iyerekwa mva imbere nawe urerekwa ntugusesengura Fiona hari ikindi ufite cyo kurenzaho aha ndacyatekereza ahubwo we nyine ubutwumvisha ibyawe twumve ko shanda komeza mvumvisha nicyo nisubire ubibwiwe n'umuntu ubwo abashatse kukubwira ngo iki abashatse kuvuga ngo nyine ugenda amahoro kandi uzanagaruke ubwo ugiye abashatse kuvuga ngo tuzongere tubonane nubwo ugiye ariko uzagaruke oya urayirasha n'inshobera amahoro
ese imyambaro mwarabyize sibyo ibyo mvuze twashaka kuvuga ngo tuzongere tubonane uragiye nyine ni nk'umugani mugufi inshoberamahanga munshoberamahanga reka natabwikoma bashyi yego nawe wateza abantu umuntu ubwo se bayakomye n'inyikore ubwo uri ibintu waba unkoreye gusa nyine ngende kumva ari nk'umuntu wenda nanone ushobora kuba akubwiye ngo ubuzima n'uburamuka nyine urumva ko abamusezeye nk'aho nyine batazongera kubonana bazamara nk'igihe runaka badahura nyine akamubwira ati imvura nisubira nyine wowe igihe ugenda rwiza ariko ubuzima n'uburamuka genda ugenda amahoro kandi bwire burongeye bucyo ukiri muzima yego mva nimba atari ibyo ngibyo sha amagambo yankamanye pe ubwo saho imvura iri kugereranwa n'iki mu byo tubwiye okay imvura iri kugereranwa nk'ubuzima ubuzima nyine runaka busubire nk'uko uyu munsi suriho dushobora kuba turi kumwe wajya gutanga ati imvura nisubira nyine je ubeho ndetse n'ubutanyine uzakomeza ubeho bisubire bikomeze byisubiramo gusa sinumva uko gusubira ari rimwera cyangwa gusubira kangahe ni handi niyo byaba rimwe n'ubundi nyine uko gusubira birasa nk'aho atari oya ariko niyo ukurikije uburyo babivuzemo imvura nisubira nyine imvura bari nyinshi imeze nk'ikintu kitarangiramo ukuntu kandi ubuzima tuzi ko ubuzima bari bwinshi kugusura bwo umuntu ashobora kutabona itike nyine agatindamo ariko ubuzima nyine bukomeza buza bwisunika ari bwinshi nk'uko byakabaye ndumva imvura iyo iguye amazi aragenda kandi twumvishe ko amazi agenda ubwo rero ndumva ko iyo mvura ari kujyanwa no kugenda ntabwo iri kujyanwa n'ubuzima kugenda ubwo imvura nisubira ugende uzagaruke ariko ntabwo bavuga imvura nisubira imvura igwa nisubira imvura ni ko watubwiye imvura igwa nisubira ijambo akubwira agize gute wamusuye unamusezeyeho nyine arakubwira ati imvura igwa nisubira mana we imvura nigwa nisubira umukecuru arabikubwira yego ugahita byanga bikunda ugomba guhita umenya utese ambwiye ngo iki ubwo uramutse ubwo nawe abavuze nk'uko ngo nubwo uramutse ntabwo ari ko ejo uzaramuka ubwo ngende ndi kumva imbokane y'icyo nk'uko uyu munsi waramutse ukaba wiriwe ukaba uvuye ahangaha na mu gitondo hejo uzakomeza ubeho nyine kumwe umubyeyi akwifuza ati ubeho imyaka 1000 uzarambe imyaka 1000 nk'umusozi nyine umubyeyi aba nyine ari nk'agaciro guha cyangwa se nk'ijambo rikomeye bakubwiye we kuri we kuko ndabizi na mubyeyi wakifuza gupfisha umwana cyangwa ko umwana we yagira ikibazo kuko iyo ikibazo kigeze ku mwana nawe uri umubyeyi we ni nkaho kiba cyakugezaho mbere yuko we kinamugeraho kuko n'undi usanga umwana yarwara ni wowe umuvuza ni wowe uhangayika buri kimwe cyo umwana yaburara inzara iri kumwica nyine ubona ari we bibangamiye nuko nkuko ngende kubyumva nyine nge n'undi mva ndacyegeranya n'ubuzima bawe ibintu byaducanze Jojo yanyireho ngaraguma ko cyavuze nanjye byancanze pe turi inshuti cyatunaniye ishema tubwire nye njyewe cyancanze shema nino ukumva byanze nadusobanurira nanjye byanze kitubwire pe nyine tuzasubire kitubwire Michelle we yasinziriye karame nani igisubizo se aho turi mu mudugudu wa Jojo mu karere ka Michelle mu kagari ka Shema mu ntara ya Karira mureke mbabwire byaducanze mu ntara ya Karira rwose mu gihugu cya Fiona
byagoranye pe ariko igihugu ubwo ni icyaha dusubize umva pe tukibaye semishe bindi nago so we mami gicange nagitanga njye nababwiye ati hari akantu nzi nakigiye kuba monko ngiye ushika utekereza urahumiriza ukamedita tubikore se turyame ako sikari byo reka dusinzira ukanya gato mani ndabizi ngiye baratabye tujye guhumiriza 1 2 3 start kujye ko ndi businzi muvuge mbere ko baba bameze wait medita bawe yanjye ndi businzire mani ngumeye uku nko bari gusenga kuko no gusenga tumeduto wababonye kiraje Igisubizo kirimo kiraza turi gutekereza ngicyo nakibonye mama yewe ndakibonye genda ariko uzagaruke genda ariko uzagaruke ukuntu cyari igisubizo cyane ukuntu cyari cyaducanze genda ariko uzagaruke nicyo gisubizo cyane ngiye kubakanya ko navuze ariko nawoze mvuga muri make ni yego garuka usubire nicyo oh my god nanjye ariko narimbo namenye garuka usubire ubwo urumva ko twese twahuje cyangwa byakunda imitwe y'abantu batanu yahuje twagikoze niba twese afayema twabwira icyari cyo nicyo kuvuga ngo ku mugaragaro izuba rirenga riri kuva twagikoze rivira Fiona twagikoze rivira Michelle twagikoze rivira Shema twagikoze buriya ntahise mvuga igisubizo kigira kiti iyo umuntu yagusuye nijya kivuze bwa mbere meditasiyo njye barabanza bampa ibihembo byanjye ariko njye wakivuze bwa mbere mureke mbabwire ijana nkuciye ijana magana ndarya dose ebyiri njyeyo nazana akantu ko kumedita ngo mubimenye kandi n'ubundi ngende mutaramedita rero nakibonye ariko ntabwo se twagihuza muceceka tubwire umuntu wari wakikoze itonde muceceke mbabwire yego uvuga ngo tuvugishije ukuri tutariye iki umunwa Josiane I'm the best nanjye nagikoze ntabwo ndaguma ku ijambo ryanjye ryanjye kandi urakumva mudugudu wa jojo uratsinze cyakizwe ari yemana igihugu cya Fiona cyatsinzwe nuko natekereje nasesenguye ndagoragoza numva ibintu uri kumbwira n'urugero wamaye ko umuntu aza kugusura numva ikintu kari ukugenda ukagaruka nimba se nyine nasesenguye cyane pe iyo nagera ko no mwishaya igihe baduha ikintu nk'icyo umuntu agashaka ibintu byinshi bamuhaye urugero ukabona aragikoze reka nkubaze rero iyo natagushyiraho agatima mukayakubona ni dore ndi kumedita murakongoye hagati aho tukivuga ku bantu bafite ayiji mwakiyamamaje bakaba flowing nitwa Fiona Cute mumbare mu flowing like comment share flow byose kuri TikTok mumbabarire afro mike dore nibwo nyigitangira bas mbabarire mva nanjye kuri IG ni Jojo Ira follow mufollowing kuri God given dance kandi mwitondere ibyo mwandika urumva ko bino bintu harimo inyura bwenge uyu bamwita Karine banyita Karine kuri TikTok afite ya Karine ariko subundi yego ishizemo akandi kantu kagira kati yego umuntu akubwiye ngo utinda mu nturo ukayamburirwamo utinda mu nturo ukayamburirwamo bisobanura iki ushobora gutinda mu nzira bakakwica none se ngo ntinda mu nturo nkayamburirwamo ibyo ni inuro hari inuro y'inyamaswa n'inuro y'ahantu umuntu atura ubwo ni inuro utinda mu nturo ukayamburirwamo ushobora gutinda mu nzu bakakwiciramo
gutinda mu nturo ukayamburira. ushobora gutinda mu nzu bakayikwiciramo ibisambo erega iyo ugumye mu nzu erega barakwiba. None hari igihe umujura aba afite icyuma, nigeze kubirota hari ndi mu nzozi njya kubona umujura araje amfatiye icyuma hano, nyine mufata gutya mbona afashe papa ku mutwe, yaranyisha mwana we. Nese nsenga Imana nafashe nuko papa yasanze nari nsinziriye yasi yankubita. ndetse nuko navuze aravuze ngo umujura yamufatiye icyuma ku ijosi, ngagiye kumufata agabura afashe papa yo ku mutwe. Ntabwo yari ari kurota. ahubwo yakoze iki adukomereza story. Inzozi zirabeshya nk'igifata kubera ukuntu twari tumaze iminsi batwibye isafuriya. Ntushyiremo ibikabyo. Ndabyibuka bari batetse ifiriti. Icyo gihe ifiriti wapi? Icyo gihe bari batetse ifiriti, ndavuga ati ngo reka gisigaze kubera mu rugo bakunda kureba iyo wabitse agafiriti iraguha akabyukara mu gitondo. Nari nagashyize mu isafuriya nyine nagashyizeho umupfundikizo, njya kubyuka nsanga umujura niyo yahereye yiba, nararize. Hano bukeye bwaho turongera burira basi yiba televiziyo ariko ifiriti yanjye akayireka. ngo rati cyambere ni ndape cyambere no kujya tariye nabuzima reka reka. Noneho bigeza uburongera burira ndaryama, byuka umujura yaje kudutera mfataye icyuma ku ijosi, mba mfashe papa gutya. Kubera icyo gihe naryamanaga n'icyuma mba nikoje ku ruhande nimufatira n'icyuma. Uzabajura bahari mba nyifashe gutya bayibushyizeho. We Michel uri mu biki? We Michel ari papa uri kubimbwira. We Michel uri mu biki? Nende kwica umujura. Umujura ari he? Umujura yamubise urushyi mitava. Iyo ni toroma y'ifiriti twabyumvishe, ni toroma iva. No bihuriye n'iki? N'ikibazo bari batubaje nyine utinda mu nzu. Utinda mu nturo bakakumunzu utinda mu nzu bakakwica. Rero iyo ubyutse nijoro ntujye kuri toilette ushobora umva nka kwa kundi utinda mu tuntu twinshi na twa tundi duke wari ufite ukatubura. utinda mu nturo ukayamburirwa. Yego birahura n'ibyo muri kuvuga. Yego utinda mu bintu byinshi nyine ushaka ibintu byinshi wifuza ibintu byinshi kandi nyamara byandi bike wari ufite bya biguhagije, waza kugaruka bya bindi byinshi wabibuza ugasanga byandi bike wasize wabibuze ntabwo bigihari. Ayo we ndapfuye mana yacu. Yafashe mikoro haya n'umwumbati urura. Oya Karine ndi gutekereza utinda mu nturo ukayamburirwamo. Ngenye nk'urugero nabaha nyine numva bisanisha ni nk'uko nyine waba uri umucuruzi wabitindamo wumva ubona nyine nta kiri kungura ugahomba. bakakwambariramo ikibazo ari kuvuga mu nabyumvishe. ndagiye dusubiremo twatekereza twatagiye kure ariko none utagaza. Nari ndi kuvuga ngo nyine ibintu urundi rugero nabaha nyine numva bisanisha n'ukuntu yari atubwiye ngo utinda mu nturo ukayamburirwamo. Nk'uko nyine waba uri umucuruzi urumva ubona na nyine nta kiri kwinjira, nyine nta mafaranga uri kubona n'aya indi make wari ufite urumva ukayabura kandi utegereje nyine ko hazaza andi. Nyine ni cya cyizere nyine uba wihaye tu ugategereza ariko utazi niba bizaza, nibwo nyine uhomba. Beri cyambazi wayitonza abanza ugategereza amafaranga. None se kwamburwa no gutegereza bihuriye? Mbwira ahantu bihuriye. Ni urugero nari nkuhaye rusa nk'urwo bari batubwiye nyine numva bisanisha. Uri gucuruza sibyo wowe ukaguma nyine uri umucuruzi nyine se si ngutinda mu nturo nyine n'ubundi uri umucuruzi ugumye ucuruza uzi ko uzabona amafaranga ariko nyine bikarangira uhombye. Suri kubyumva? Wabyumvishe? gutinda mu nturo ukayamburirwamo.
njye none ndi kumva bishaka kuba bivuga ushaka kugira nyine hari ukuntu umuntu avuga yatinda ku kintu akagenda avangamo amagambo atari meza nyine kwa kundi amagambo akomeza kuzamo ibitekerezo bikubana byinshi ukagenda ukomeza ushyiramo amagambo atari sawa ariko byanga byakunda ya magambo kandi iyo uvuga ku kintu bikarangira nta kibazo ariko ukuntu wagitinzeho ukanegirije ibintu ugasanga uvuze ijambo ritari ngombwa ugasanga urabiziza nicyo bita gutinda mu nturo ukayamburirwamo utinda mu bintu bibi ukabyamburirwamo ukabyicirwamo ukabifungirwamo ukabihanirwamo ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye no gutinda mu bintu bibi ukabigiramo ibyago ukabyamburirwamo nk'ibyo kwicirwamo guhanwa wenda n'ababyeyi gukubitwa ku ishuri ibintu nk'ibyo urugero ibintu bibi gusuzugura kwiba utinda mu kwiba ukabifungirwamo utinda mu gusuzugura bakaguhana ababyeyi bawe cyangwa ku ishuri icyo Fiona yaravuze nicyo gute umuntu agatanga comment wenda bwa mbere ari gushima nyine ugasanga asaze mu byinshi ngo se ngo mwambaye ibiki ngo se ngo muri babi nyine akabitindaho bikaza kugera igihe kwa kuntu yabitinze kwa amagambo menshi yagiye avuga nawe ubwe nyine bigasa nk'imu stress akavangamo amagambo cyangwa se ijambo ritari ryiza ugasanga rya jambo ararizize kandi nyamara yavuga ikintu bikarangira nyine najye kubitinda nk'uko batubwiye ngo utinda mu nturo wabona ntacyo yari bubi ariko kwa kuntu yagiye kugitindaho bigatuma avuga ibintu byinshi agasobanura ibintu byinshi akaba ari cyo yazize nyine ariko ari n'igihe gutyo bimeze ari n'igihe abitindaho bikarangira amenye icyo yari yegereye amenye igiki amenye nka teremusi yari yegereye cyangwa akatafata ubwo uwo ni umujinya mwinshi telefone ngubwo se saba ahombye igikoma cyari kiri muri teremusi cyane ibikoma n'amafiriti menya uriyo ifiriti igikoma utuntu kurya twose depression yabyo ntabwo se mwanguriye akadidosi inzara iranyishe we hagatanga mbonye ikira gitambuka numva ndapfuye ariko umwumve Michel we mureke dusubire ku kibazo twari turiho Michel atangiye kutwanduza ibintu byinda Michel ceceka pe ibintu bya didosi n'ibirahare none ahari nashonje nimba nishonjeye ngiye mbizire ntanemera ubwo ninjye uhari mwangura didosi yanjye mva mugume kujya ngo ninde se wayikwemereye wowe nibagiwe kareko nko ngenda cyaguma ku gisubizo cyanjye nanjye cya Fiona nyihagazeho pe n'amaguru yawe mu cyanjye Fiona kiye ko utatubwiye ukuntu yavuze Fiona yadusobanuriye wabashije ngo utinda mu nturo utinda mu nturo ukayigwamo oya bakayikwibiramo ukayigwamo gakeya igisubizo ku kibazo nabajije kigira kiti kanje ku mavi umuntu aramutse akubwiye ngo utinda mu nturo ukayamburirwamo ese abashatse kuvuga iki kadutanga urugero mana nsenga rwose mfasha wenda nuko muri bato ariko nk'ubu ushobora kuba ukunze kugenda nijoro ukunze kugenda nijoro ababyeyi bakakubwira ngo watashye bwije ukabanyomeka nyine ukazana utuntu tw'amanyanga twinshi ubabeshya nyine ejo bundi nabwo ukongera ugataha nijoro nabwo ukababeshya utundi tuntu tumeze nk'utwo ejo bundi ukongera bikaba gutyo mbese uhora ubabeshya ariko bakubwira ngo kuki uri gutaha nijoro ni ukuvuga ngo uko byamera kose umubyeyi aramutse akubwiye ngo Fiona mwana wanjye yego cyangwa Michel mwana wanjye yego cyangwa Josiane mwana wanjye wa mwana we utinda mu nturo ukayamburirwamo abashatse kukubwira ngo ibyo bintu uhora ubamo byanga bikunda uzabikuramo ikintu kizakubabaza ubuzima bwawe bwose uwo niwo mugani abaguciye ubuzima bwose niba gutyo umenye ko icyo kintu utinda mu nturo
cyane cyane nk'abasore n'inkumi barambagizanya umusore ashaka kurambagiza ariko ntafate icyemezo yarangiza akazajya gufata icyemezo wa mukobwa yarakuzwe n'undi musore baranarangije gusinya no kumurenge byarabaye gutinda mu nturo ukayaburirwamo yatinze mu bintu nyine asanga bamujyanye akorumva ko narindi hafi wari uri hafi utinda mu bintu bibi ukabyicirwamo ukabihanirwamo ninjye oya ninjye sinjye se wari sinjye wari waguha igitekerezo ntabwo navuze ngo utinda mu nzu ukayicirwamo ntagikoze nagira ngo twashoje mwabikoze mwiha amashyi